Ese wigeze wibaza impamvu hari abantu bagwa inshuro nyinshi ariko bakongera bagahaguruka bagakomeza gutsinda? Ese wigeze wumva ko gutsinda atari amahirwe ahubwo ari icyemezo? Uyu munsi reka tuvuge ku muntu wagaragaje ko kwihangana, gukora cyane no kuba umuntu w'umutima mwiza bishobora guhindura ubuzima bwawe. Nta wundi ni Salman Khan, wamenyekanye cyane mu mafilime agiye atandukanye. Salman Khan si izina riri kuri televiziyo gusa, ni umwe mu bakinnyi bakomeye muri Bollywood, umuntu wakunzwe n'abantu benshi ku isi yose. Ariko ikigenzi kurusha filime ni uko ubuzima bwe butari inzira yoroshye. Yagize intsinzi ikomeye cyane kandi yagize n'ibihe bikomeye byo kunengwa, ibibazo n'ibigeragezo. Ariko nubwo byose byamubayeho, ntiyigeze acika intege, yakomeje urugendo. Ibi bitwereka ko intsinzi nyayo itangirira mu mutima, si ku rubyiniro cyangwa ahandi hose abantu bigaragariza. Amazina ye nyayo ni Abdul Rashid Salman Khan. Yavutse ku itariki 27 Ukuboza 1965 Indore muri India. Ababyeyi be ni Salman Khan, umwanditsi w'amafilime uzwi cyane nka Salman Khan Sushil Charaka. Salman Khan ni umwe mu bakinnyi bakomeye cyane muri Bollywood kandi azwi cyane ku bwihangane, akamenyekana no ku bw'ihame rye rya Beji Human, kwitanga no gufasha abakene, kurera abana n'abarwayi. Ubuzima bwe bwo mu buhanzi yatangiriye ku kwigaragaza muri filime yitwa Beauty Eyes mu 1988, ariko izamuka rikomeye byamugezeho muri Nine Pyar mu 1989. Amaze gukina filime zirenga zirenga 80, harimo izibyinitse, iz'urukundo n'iz'ubuzima busanzwe. Yabaye umwe mu bakinnyi ba mbere bakomeye kandi bakunzwe ku isi, kandi bafite n'abakunzi benshi ku mbuga nkoranyambaga. Ariko kandi ntitwakirengagiza ko hari n'ibibazo yahuye nabyo. Nubwo yamenyekanye cyane kandi agakundwa cyane, yagiye ahura n'ibibazo bitandukanye mu mutekano no mu buzima bwe bwite. Icyamenyereweho yaharaniraga guhora yiyubaka, kwikosora no gukora ibituma yongera kubaka izina rye. Ni umuntu ukunda discipline, imyitozo ngororamubiri no gufasha abandi. Ibyo azwiho mu buzima busanzwe bwe bwa buri munsi: gutanga amahirwe ku bakinnyi ba filime bakiri bato bazamuka, no ku baririmbyi no ku babyinnyi. Ubuzima bwe bushingiye ku gukora cyane, gukunda abantu no gukora neza aho bishoboka hose. Ariko kandi ntitwakibagirwa amagambo ye yagiye avuga, ariko kandi ashobora kugira icyo adufasha natwe muri ubu buzima bwacu bwa none, cyane ko ari umuntu wamaze kugera kure hashoboka, akagera ku gasongero. Rero ntabwo twabura icyo tumwigiraho. Salman Khan yigisha ko umuntu bwe imbere ari we ugomba kwemera ubushobozi bwe mbere y'abandi bose. Akongera akavuga ko guhangana n'abandi ntacyo bimaze, ugomba guhangana n'ubugingo bwawe, kuko ni wowe ubwawe ugomba kubanza kumenya ko nta wundi muntu muhanganye. Akongera akavuga ko inzira nziza yo gutsinda ari ugukora byiza bigaruka mu buzima bwawe. Ati inzira nziza ni ugutsinda ugakora ibyiza bigaruka mu buzima bwawe. Arongera aravuga ati ubushobozi ni impano, nta mahirwe, kandi byose birashoboka, ariko ntacyo bisimbura mu kuba wakomeza gukora. Salman Khan avuga ko kubaha ari umusingi w'ubuzima n'umubano. Akongera akavuga ko Beji Human ari filozofi shingiro ya gahunda ye, ko iyo utsinzwe uba uri kwishira ku murongo wo kuzamuka ushamikiye ku kurushaho gutera imbere no kwiyubaka no kwiyungura ubumenyi. Avuga ko iyo utsinzwe uba uri kwishira mu murongo wo kuzamuka ushikamye kurushaho kandi ufite imbaraga zidasanzwe. Soza, Salman Khan azwiho kuba ari umuntu wibanda kuri discipline, gukora cyane
gufasha abandi no kutava ku izima. N'iyo ahuye n'ibigeragezo ahora avuga ko ari umuntu ukwiye. Ndabashimiye cyane. Njye nitwa Olivier, naho mu kiganiro cy'ubutaha ndabararikira gukurikira ibiganiro byanjye kandi ari nako mukanda subscribe kugira ngo tujye tubana buri munsi, mukomeze mwumve ibiganiro nk'ibi ngibi by'ubwenge